Umisi yashize numvishe kuri social media abantu bafite ikibazo ku mugabo bita Samputu Jean Paul n'abagabo nka Byumvuhore. Akenshi na kenshi ugasanga rero abantu bitira abandi ububi kubwo kudaha agaciro ukuri n'amateka. Ngamenye ngo umuntu ari uramwita ikigarasa cyahetse umwita umwanzi w'igihugu ushingiye kuki biturutse ibyo bintu umuntu uhubuka akavuga ati runaka n'umwanzi w'igihugu, ugasanga ahubwo niwe ushobora kuba afite agatima gashobora kuba kanga igihugu kandi kanga n'abanyarwanda muri rusange, kuko iyo ushyize utereye umuntu aho ngaho ukavuga ngo uyu n'umwanzi w'igihugu ariko ntutange ubusobanuro. Kuri ubu ngubu ubuhanuzi bwawe bugeze muri make yanjye ndabona nta na kimwe kitari kugenda nk'uko nakigaragarijwe. Uwiteka atanga aguha misiyo, akaguha ubutumwa bwo kugenda kugira ngo utangaze bw'uko abantu runaka bashobora kugwa mu makuba bitewe n'inzira bari kunyuramo. Uwiteka agambiriye kugira ngo bahuguke bave mu nzira itari nziza bari kunyuramo kugira ngo bataza kuyihuriramo n'akaga. Nigeze kuvuga nshingiye ku kuri kandi nshingiye no ku mwuka uturutse ku Uwiteka niyumvagamo. Ndavuga nti umwaka wari umwaka ushize wa 2022, mvuga nti uyu mwaka wa 2023 haraza gutangira kugaragaramo impinduka mu karere turimo ndetse n'imbere mu gihugu cyacu. Muri make yashaka kuvuga ko ubuyobozi buzagamburuza, ubwo mbashaka kuvuga ubuyobozi mukuri buca muziko ni guki buzagamburuza iyi leta dufite. Baje bizeza abanyarwanda ko batuzaniye ibyiza bidashyikirwa kugira ngo turusheho kugana mu cyerekezo cyiza. Niko berekaga abanyarwanda. Kongo ifite umwanzi ushaka kuyitera icyuma mu mugongo, ariko kugira ngo yahuranye umutima nama wayo. Ikaze bakunzi b'Umwenegihugu Official TV, reka twongere tubifuriza ibihe byiza, twizera ko aho muri hirya no hino mu mpande enye zigize isi, waba uri mu burasiro bwaryo, uburengero bwaryo, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, aho uri hose udukurikira wumva ururimi rw'ikinyarwanda, reka twifuriza ibihe byiza. Imbere ya kamera rero nk'uko mubibona turi kumwe na Eric. Reka dutangire tumuha ikaze hanyuma anatubwira amakuru y'iminsi. Ikaze Eric. Murakoze cyane Umwenegihugu Official. Mu by'ukuri nanjye nari nkumbuye abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'inshuti z'Umwenegihugu Official. Mukuri kose narinda amahoro ku rwange ruhande, ariko nabakumburaga cyane. Cyari cyo gihe twanavuze nti uyu munsi byanga bikunda reka ngaruke nsuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho batataniye mu birere bine by'isi ndetse n'abari imbere mu gihugu hose, babwira nti amahoro y'Imana abe kuri bo. Imana y'amahoro kabisa ikomeze kubana natwe, kandi natwe tuyerekezeho umutima, nicyo cy'ingenzi, kandi dushakire amahoro igihugu cyacu n'aho tuzengurutse hose. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Hanyuma mu buzima busanzwe umeze ute? Ese iwanyu hirya amakuru mashya ariyo n'ayahe? Muri makeya nta kidasanzwe. Mu iwacu mu karere ka Kayonza mu mezi navuga ngo mu kwezi kumwe gushize nibwo twasaga n'abari gusoza gusarura imyaka imwe n'imwe, cyane cyane nk'ubu ibyari bitarasarurwa ni nk'ibigori, kandi ubu nabwo bigezwe ku buce. Imirimo iri igenda neza, abahinga bari guhinga, bari gutangira kurima. Muri makeya ubuzima ni nk'ubusanzwe, nta gikuba kiba cyacitse. No kugira imitima ikomeye nyine, ntiduhungabane, mbega ntitumere nk'akababi mu muyaga, niko tuba dukwiriye gutera. Ibyabo byose nta gikuba kiba cyacitse. Urakoze cyane. Nk'uko abenegihugu bamaze kubimenyera, mu biganiro byacu dutangiza isengesho. Wow, byiza cyane.
reka dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ko udahwema kudusesekazaho ibyiza, tugushimiye ko uturinda buri munsi mu ngendo dukora zitandukanye, mu bikorwa bitandukanye. Tugushimiye ko uyu munsi wemera ko twongera gukora iki kiganiro. Turagusabye kugira ngo uzubane natwe, utuyobore, yaba amagambo tuvuga, yaba bazagikurikira, uzaba umwanya wo kunguka ubumenyi no gusangira ibitekerezo ku ngingo zitandukanye tuba twagiye tugaruka. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Eric rero ngira ngo uyu munsi turaza kugaruka ku ngingo zitandukanye, ariko wenda tutagiye kure, hari ikiganiro uherutse gukora kenshi ukunda kugaruka ku mateka, ku bintu bijyanye n'ubuhanuzi. Mu by'ukuri kuki uriya murongo ari wo wahisemo? Giye ku rwango iruhande, ikintu kijyanye n'ubuhanuzi ni rimwe mu masomo Uwiteka atanga afite ubushobozi burenze ubw'aya mashuri twiga muri rusange. Ubw'aya mashuri ariho amashuri abanza n'amashuri yisumbuye, iyo wigiye mu ishuri rya gihanuzi ushobora gusanga mu ishuri rya gihanuzi ushobora kumaramo umwaka umwe, ariko experience n'impamvu zifatika n'ukuri ukuye muri iryo shuri rya gihanuzi wigiyemo umwaka umwe, umusaruro ukuyemo ukaza ufite ubushobozi burenze ubw'umuntu wize nk'imyaka 9 cyangwa se 10 nk'aya mashuri asanzwe y'isi. Rwose pe ufite n'impamyabushobozi zihambaye mu gukora ibintu runaka, ariko ugasanga umuntu wigiye mu ishuri rya gihanuzi muri make wize mu ishuri rya gihanuzi agambiriye kwiringira Uwiteka no kubera itabaza bagenzi be, ugasanga agize umusaruro kurenza abantu 100 bafite amadiplome, bafite amadoktora, bafite impamyabushobozi zihambaye mu bumenyi bw'iyi si dutuye. Ku rwango ruhande rero, iyo nkoresha ubuhanuzi mba nzi imbaraga, ubuhanuzi butera imbaraga no kumenya kurenza ibyo twakwigira muri aya mashuri asanzwe twazaniwe cyane cyane n'abazungu. Ku rundi ruhande, aya mashuri ni meza asanzwe nyine, aya ngaya dutangamo minerivare kuba bifitiye ubushobozi bakiga, ni meza, ariko mu ishuri rya gihanuzi bitwigisha kubaho turi inyangamugayo ku bandi, kubaho tutiyandarika, kubaho turi abizerwa kandi duhatirwa kumva intege nke n'imbaraga nyinshi za bagenzi bacu kugira ngo duhe agaciro bagenzi bacu, bikomotse kubwo kubaha bagenzi bacu no kubaha Uwiteka. Uwakumva uvuga ishuri rya gihanuzi yakwibaza se iryo shuri riribahe, ryigirwahe, umuntu akuramo iyihe mpamyabushobozi? Muri makeya, ishuri rya gihanuzi ni ishuri risaba, ni ishuri uvomamo ubwenge n'ubumenyi, ariko iryo shuri aho ritangirira ni mu gutekereza neza. Buriya gutekereza bigira umusaruro ungana n'uw'umuntu wagiye kwiga mu ishuri risanzwe yigishwa na mwarimu. Iyo ubashije gutekereza uko usobanuza mwarimu ukamubwira uti ikibazo iki n'iki gikorwa gite, niyo utekereza wizeye Uwiteka nabwo ubwo bushobozi buba bungana. Ni ukuvuga ngo rero cyane cyane mu ishuri rya gihanuzi rituruka cyane cyane mu ntekerezo, ukamenya ngo iki kintu ngiye gukora, iki kintu ngiye kujyamo kizambyarira izihe ngaruka nziza se cyangwa imbi, ariko ukabimenyera mu bitekerezo, ugafata iya mbere, kuko byanga bikunda iyo wiyemeje kugendera mu bushake bw'Uwiteka, Uwiteka aragusanga muri izo ntekerezo. Benshi bakunze no kuvuga ngo ni meditation, ubwo kubazi gukora meditation bafite uburyo bwabo babikoramo, ariko cyane cyane ishuri rya gihanuzi ryo rituruka mu gukaza, mu gushyira imbere gutekereza,
ku buryo ubushobozi uzaba ufite nk'umuntu watekereje buzaba bungana n'umuntu wigishijwe na mwarimu usanzwe cyangwa se bukaba bungana n'umuntu wigiye ku mateka yabaye. Hari igihe umuntu ashobora kukubwira amateka akakubwira ati mu mwaka w'1900 mu Rwanda byagenze ukuntu, mu mwaka muri 59 byagenze ukuntu, muri 73 imbere mu gihugu byagenze ukuntu, 94 bigenda uku, kubera ko abyigiye ku mateka. Sinangombwa ko mwarimu aba ari umwigisha, ahubwo ku bw'amateka yabajije akabasha kubisobanura nk'uko byagenze kuko yigiye ku mateka nyine. Noneho hakaba noneho n'uwigishijwe na mwarimu atigiye ku mateka, mwarimu akaba ari umubwira uti mu bihe ibi n'ibi byagenze gutya na gutya. Noneho n'uwigira mu ntekerezo nawe kubwo kwisunga Uwiteka, kuko burya ntago wabasha gutekereza udafite ubwonko cyangwa se n'umutima uri gukorana n'imbaraga mvajuru. Ntago bishoboka. Byanga bikunda rero ishuri rya gihanuzi rishingiye mu gutekereza, gukora amahita muri make cyagiye utari kumwe na mwarimu, cyagiye udafite aho wakora amateka runaka, uko ubasha gutekereza uri wenyine ugaha umurongo ibintu runaka wasabye n'Uwiteka ngo akobe bugufi. Iryo ni ryo shuri ry'ibanze rya gihanuzi urwange ruhande nzi neza. Ubwo natanga nk'urugero nk'abantu bariciyemo, natanga urugero kuri Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza yavukiye mu rugo rwa Gikristo, mu rugo rw'abatambyi bavuganaga n'Uwiteka, kuko Zakariya yajyaga avugana n'Uwiteka na Elizabeth. Ariko avutse amajije kugera mu myaka isa naho ari y'ubukure, umwuka w'Uwiteka kubwo gutekereza amukura mu rugo rwa se no kwa mama we, umwuka w'Uwiteka amujyana mu butayu kumwigishirizayo ku buhanga bw'intekerezo nyine. Nk'ishuri rya gihanuzi riva na ba Eliya na ba Elisa niko babagaho, n'abandi nkabo. Kandi naho imbere mu gihugu hariho abantu bagiye bafata ingamba bitewe nuko batekereje neza, batemewe ibyo babwiwe byose, ugasanga bene uwo mwuka uva mu bitekerezo n'umwuka wa gihanuzi uba waturutse ku Uwiteka cyane cyane. Yes. Hanyuma wenda uwo mwuka w'ubuhanuzi umuntu yabihuza ate n'ubuzima busanzwe? Ubundi umwuka w'ubuhanuzi kubuhuza n'ubuzima busanzwe, ubundi kirazira nta buzima busanzwe wagira ngo bubeho buri ku murongo udafite umwuka, utitekerereza muri makeya. Yes. Kuko gutekereza niho hava umwuka w'ubuhanuzi. Niho hava umwuka w'ubuhanuzi buturutse ku Uwiteka. Ariko nanone bikaba habonekamo umwuka w'ubuhanuzi buturutse ku mubi. Ahubwo wowe nk'umuntu, izo ni nk'inzira ebyiri uba urimo we ukihitiramo iyo kunyura bitewe n'uwo wahisemo gukorera. Mu buzima busanzwe rero, mu buzima busanzwe nta muntu ubaho adatekereza. Muri make nta muntu ubaho atafite umwuka w'ubuhanuzi muri we. Ahubwo biterwa n'uburyo uwo muntu awuha agaciro, n'uburyo yahisemo kuwubyaza umusaruro kabisa. Hanyuma wenda twagiraga ngo mu by'ukuri abantu banamenye, kuko nigeze kubona muri komanteri hari abantu bagenda baza Eric ubuhanuzi bite, ku cyari byahora avuga ku kibanda kuri ubwo, wenda nagiraga ngo basobanukirwe cyangwa n'ababajije nyine basubizwe. Hanyuma wenda dukomeje ku ngingo zitandukanye turi buze kuganiraho, ngira ngo umwe mu bantu bakurikira amakuru atandukanye kuri social media, uyu munsi hari inkubiri irimo ingero turi buze kugarukaho mu kiganiro y'abantu nyine kuba wenda udahuza n'umuntu bigatuma uba umwanzi we, kuba se wenda hari ibyo uvuga bitagenda bigatuma witwa ya mazina tuzi Ibigarasha n'ibiki. Uri umwe mu bantu bakurikiye ibyo bintu. Mu by'ukuri iriya myumvire ubona ishingiye kuki, iterwa n'iki? Imyumvire cyane cyane yo kuba umuntu ari guhuza nawe,
yaba ari guhuza nawe akaba ari bwo umwita umuntu nyamuntu. Ariko mu gihe adahujije nawe ntusuzume ngo urebe impamvu itumye adahuza nawe, ahubwo ugahita utomboka reka mbyite gutomboka, ubyumva atyo ambabarire nyine ubwo niyo sanse mbibonyemo kugira ngo uhite byumvikana. Igihe wa muntu atumvishije kimwe nawe ugahita umukarasa mu bigarasha n'urugero, mu gihe akiri kumwe nawe yenda wamwitaga n'urugero nk'intore, wamwitaga se umuntu wawe nyine w'icyubahiro, ariko kuko anyuranyije nawe agahuza imigambi n'abatavuga rumwe nawe ugahita umubona mu yindi sura ushaka kumushyiramo. Mu by'ukuri icyo kintu giterwa no kutareba kure no kudatekereza kabiri, kuko hari abantu muri makeya bahitamo gukurikira umucyo aho uva ukagera, hakaba n'abahitamo kugenda bajya mu mucyo bajya no mu mwijima bitewe n'imigambi bafite naho bari kunyura n'inyungu bahafite, akabasha kubikoresha byombi. Muri makeya hakabaho n'uhitamo gukunda buri umwe wese, buri muntu uwo ari we wese, yaba umwanzi we n'umukunzi we. Hakaba noneho n'ufite iturufu yo kuvuga ngo umwanzi wanjye ndamwanga, umukunzi wanjye ndamukunda. Umukunzi wanjye nimukunda agakundana na runaka agakunda runaka umwanzi wanjye, nawe baraba bahwanye. Mbega biba bigaragaza neza ko ushaka gufata ikiremwa muntu ngo ugishyire mu ishusho yawe, ukiremwe mu ishusho yawe, mu migambi yawe ufite. Nyamara icyo kintu ntabwo kiba ari ukureba kure, ahubwo uba ufite imigambi ireba bugufi cyane. Ku rwange ruhande niko mbibona. Niyo mpamvu Uwiteka yaremye abantu benshi, cyane cyane nko ku Banyarwanda itugira miliyoni 10 no kugira ngo tugire imitekerereze itandukanye ifitiye umumaro twese, ariko ntabwo tugomba kuba munsi y'imitekerereze y'umuntu umwe cyangwa se babiri cyangwa batatu ngo bari bavuga bati umunyarwanda utameze uku ni ikigarasha, umunyarwanda umeze uku nguku si ikigarasha. No, ahubwo imigambi n'uburyo dukurikirana icyiza se cyangwa se ikibi nibyo bitugira abo tugomba kwitwa bo mu maso y'Imana no mu maso y'abatureba muri makeya. Mu busesenguzi bwawe ubona ari impamvu ki ituma kuba abantu bavuga ibitagenda babona byagakwiye kuba bikosorwa aribo bitwa ibigarasha cyangwa abanzi b'igihugu? Utinsubiriramo. abantu bavuga ibitagenda, abantu bavuga ibi bikwiye kuba bikosorwa, bikwiye kuba bigenda uku, bisa nkaho bahangayikiye igihugu, reka ariko tubyita, kubera ko bumva ibitagenda neza byagakwiye kuba bikosorwa. Kuki abo bantu aribo bitwa ibigarasha cyangwa abanzi b'igihugu? Donc abantu bagaragaje ibitagenda, kuki aribo banzi b'igihugu? Muri makeya nzi neza ko umuntu wagaragaje ibitagenda agambiriye ko bikosoka ntabwo ari umwanzi w'igihugu, ahubwo wa wundi ushaka kubizitira kugira ngo ibyo bitagenda bitabona uburyo bikosoka, agashaka kuzitira ku bw'inyungu runaka ari kurengera, uwo nguwo niwe aba ari umwanzi w'igihugu. Sibyo? Ko niba ushaka kuvuga ukuri, kubohora imitima cyangwa se kurenganura inzirakarengane runaka zarenganijwe, byanga bikunda wowe ushaka kuzirenganura, ntago ari wowe uhindukira ngo ube umwanzi w'igihugu kuruta wa wundi ugambiriye kugira ngo zihore muri ako kayobe, zihore muri ako karengane. Muri makeya icyo nshaka kuvuga ni iki: uwahisemo gushakira ibyiza igihugu cye ahamanya n'umutima nama we, agakunda abanyagihugu, agakunda igihugu cye, noneho wa wundi umushinja ko atari kugenda nk'uko ibitekerezo wa wundi amushakamo, uwo nguwo muri makeya abo ngabo bashinja abandi kuba n'urugero abanzi b'igihugu cyangwa se ibigarasha, nibo bagomba gusesengura, ahubwo bakareba ko atari bo banzi b'igihugu cyangwa se ngo aba ari bo bigarasha ubwabo. Kuko umuntu n'urugero akwita ikigarasha kubera ko azi ububi bwabyo, ababizi neza mu mutima we, abazi ububi bwabyo.
byanga bikunda rero ushobora gusanga ari we nyirizina ufite iyo pica. Ibi ntabwo ari kubivuga ku bwo gushaka gusuzugura cyangwa se guhangana, ariko ushobora gusanga ashobora kukwita ikigarasha kubera ko ari we iyo pica iriho, akabikwita kubera ko azi ububi bw'ikigarasha icyo ari cyo, noneho akabikora agambiriye kugira ngo nawe wiyumvemo ububi bw'ikigarasha nk'uko nawe abyiyumvamo. Ariko mu by'ukuri uramutse ukunda igihugu cyawe, runaka akakwita umwanzi w'igihugu, nyamara wowe uhamanya n'umutimanama wawe ko ukunda igihugu cyawe, kuba kwisa umwanzi w'igihugu ntabwo ari byo bikugira umwanzi w'igihugu koko. Ntabwo ari byo bikugira umwanzi w'igihugu, ahubwo kuko ushobora gusanga uramutse ugeze ikirenge mu cyuwo nguri kukwita umwanzi w'igihugu, aribwo nawe uhita uhinduka noneho umwanzi w'igihugu, kuko uba unyuranyije n'umutimanama wawe, uba unyuranyije n'umutima uzanira ibyiza Abanyarwanda bose muri rusange. Kandi nanone ikindi si gitangaza buriya kuba ikigarasha ntabwo ari ikintu kibi buriya. Ikigarasha ni ikibazo cy'imyumvire. Ikigarasha ntabwo ari ikintu kibi, kimwe n'urugero ni karita nzima. Mbega ababizi banabyita n'abandi bakwiye kurushaho kubidusobanurira, kuko nko mu minsi yashize numvishe kuri social media abantu bafite ikibazo ku mugabo bita Samputu Jean Paul n'abagabo nka Byumvuhore w'umuhanzi, kuko bariya ku rwange ruhande umuntu namenye cyane ni nka Byumvuhore yagize hari igihe cyabayeho kitari gitoya, kandi na n'ubu akoresha ko ni umuhanzi, akoresha mu bihangano bye akoresha amagambo y'isanamitima ku Banyarwanda bumva indirimbo ze bitewe n'ibihe tuba turimo. Ariko ujya ugatungurwa kuko yabonetse atavuga rumwe n'abantu runaka, batangiye kuvuga ati muri bya bihe, ko numvisha hari nk'umuntu uvuga ati muri biriya bihe nko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, iyo Byumvuhore aza kuba adafite ubumuga, nawe birashoboka ko yari bwadukire akica Abatutsi muri makeya. Ariko ugasanga uwo muntu arabivuga atabanje kureba kure ngo asesengure ngo mw'icyo gihe ubundi Byumvuhore yari muntu ki, yari afite uwuhe mwuka, n'uwuhe mwuka wari umurimo. Akenshi na kenshi ugasanga rero abantu bitira abandi ububi kubwo kudaha agaciro ukuri n'amateka. Ngamenye ngo umuntu uramwita ikigarasha cyangwa se umwita umwanzi w'igihugu ushingiye kuki, biturutse ese ni bande watangaho urugero babaye abanzi b'igihugu ku buryo na runaka wamukarasamo ukavuga ngo uriya n'umwanzi w'igihugu. Nyine ugasanga ibyo bintu umuntu uhubuka akavuga ati runaka n'umwanzi w'igihugu, ugasanga ahubwo niwe ushobora kuba afite agatima gashobora kuba kanga igihugu kandi kanga n'Abanyarwanda muri rusange, kuko iyo utereye umuntu aho ngaho ukavuga ngo uyu n'umwanzi w'igihugu ariko ntutange ubusobanuro. Kera mu nkiga primaire cyaraziraga iyo mwarimu yaguhaga ihurizo ntago watangaga igisubizo udatanze n'inzira cyaturutsemo. Rero n'ibindi nabyo kujya kuvuga ngo umwanzi runaka umuntu runaka n'umwanzi w'igihugu, biba bisaba ngo utange inzira z'ibyo bintu byo kuvuga ngo runaka abaye umwanzi w'igihugu ate. Kenshi na kenshi abantu abita abandi abanzi b'igihugu bituruka ku kutamenya amateka no kutayaha agaciro urwange ruhande, no kutamenya umwanzi uhanganye nawe uwo ari we. Byakwitwa kutamenya amateka se, cyangwa no kwirengagiza nkana bitewe wenda n'indonke bari kubikura? Yes, kutayaha agaciro bitewe n'indonke bari kubikura, ariko no kutamenya kuko burya kutamenya nabyo bizana ishyano, kimwe n'ukurikirana izindi nyungu ze zindi ntiyite ku mateka. Kuko n'urugero nk'umuntu ashobora kwita undi bishingiye ku bw'inyungu ze, akita undi n'urugero interahamwe, sibyo? Bishingiye ku nyungu ze nkaba nakwita interahamwe, ariko kubera ko naje nkasanga bavuga bati kandi ni koko byarabaye,
interahamwe zakoreje jenoside yakorewe abatutsi. Njyewe nkakwita interahamwe nshingiye ku icyo kintu, urumva? Ariko ntabasha gukurikirana ngo menye ngo ese interahamwe zabayeho ziteguwe nande, zabayeho hagamije gutegurwa gukora iki, urumva? Ugasanga ndi gushyira urujijo muri wa wundi muri babandi bose bari bukurikirana bakavuga bati nyanga bikunda uriya muntu uw'interahamwe mu by'ukuri nta kiza ubundi cyari mu muturuke, ariko bambabarire kubwo gukoresha urwo rugero ntago mbikoresha kubera ko hari ikindi kintu ngambiriye kugera, ahubwo ni urugero nyine bandi gutanga. Ariko nkubwije ukuri kugira ngo tumenye igihugu cyacu nicyo dukuriye gukorera Abanyarwanda no kubahugura, birasaba ngo tumenye ngo interahamwe ni urugero ibaho cyangwa se umuntu ajya kwitwayo byagenze bite. Ese ni urugero inkotanyi zarokoye igihugu ku y'inshuro umuntu ajya kuba inkotanyi byanyuze mu zihe nzira, byamusabye ikihe kiguzi, biturutse kuki? Ibyo bituma rero kugira ngo birusheho gusobanuka neza dushobora kujya mu mateka gatoya igihugu cyacu cyanyuzemo kugira ngo ibintu byose birusheho gusobanuka, ariko cyane cyane binyuze muri ya karite navuze yo gutekereza, ya karite ya gihanuzi, gutumbira umuntu ukamenya inzira ari kuganamo cyangwa se nawe ugomba kuganamo igufitiye umumaro. Bisaba kubanza guca mu mateka, ntago ari ibintu bipfa kuza ngo bigwe aho ngaho. Ku rwange ruhande icyo kintu biramutse bibaye ngombwa ko kugira ngo mbigaragarize neza, biramutse bibaye ngombwa ko twinjira mu mateka y'igihugu cyacu kugira ngo ibintu birusheho gusobanuka neza, kugira ngo abantu mbere yo gusiga izina ribi abandi babanze bamenye agaciro k'amateka y'igihugu cyacu ndetse n'ay'isi muri rusange twagiye tunyuramo. Byasaba ko urakoze cyane, ubwo wenda tuzabigarukaho ari ikiganiro kwacyo. Hanyuma Eric, uri umwe mu bantu bagiye bagaruka ku buhanuzi, ugaruka ku mitegekere itandukanye, ugaruka ku buyobozi butandukanye. Kuri ubu ngubu ubuhanuzi bwawe bugeze? Muri makeya ngiye ndabona nta na kimwe kitari kugenda nk'uko nakigaragarijwe, nta na kimwe kitari kugenda kuko kuvuga kwanjye ntago ari ihame, siko? Ariko ibyo nagaragarijwe nibyo hame ry'ikirenga. Muri makeya ku rwange ruhande ibintu biri kugenda mu mujyo umwe, nuko nabivuze ntishimiye ko ibintu nk'ubuhanuzi bushobora kuzana ibyago ku gihugu cyanjye, ntabwo ubwo nakishimira ko busohora ku gihugu, sibyo? Ahubwo buriya Uwiteka atanga aguha misiyo, akaguha ubutumwa bwo kugenda kugira ngo utangaze bw'uko abantu runaka bashobora kugwa mu makuba bitewe n'inzira bari kunyuramo. Uwiteka agambiriye kugira ngo bahuguke bave mu nzira itari nziza bari kunyuramo kugira ngo bataza kuyihuriramo n'akaga. Muri makeya akanatanga ubuhanuzi yenda ku gihugu cyangwa se ku muntu runaka, agambiriye kugira ngo uwo muntu niba ari mu nzira nziza koko iyo nzira ayikomeze ayishikamemo hato, atazayivamo yishingikirize ngo bampanuriye ibyiza, atazava mu iyo nzira agahura n'akaga yitwaje gusa ngo bamvuzeho ibyiza, ibyo byiza byanga bikunda bizansohoraho. Uwiteka muri makeya atanga ubuhanuzi bw'umuburo, agambiriye kugira ngo abawuhaye bikosore, agatanga n'ubuhanuzi bwakuraja abakora neza, agambiriye kugira ngo batazava mu iyo nzira bari kunyuramo. Ariko mu ku rwange ruhande kugira ngo biba byasobanuka neza, ubundi kirazira ntago wasobanura ikintu kijyanye n'ubuhanuzi utabanje kujya mu mateka, utabanje kujya mu buzima turimo uyu munsi, utabanje kwerekana abantu ahazaza aho turi kugana, uburyo hateyemo. Ni ibintu umuntu aba agomba gufata akanya akanyuzaho gakeya nyine akabivugaho mu magambo avunaguye kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa nyine hataza kubaho abahera mu rungabangabo. Hari ubwo kenshi umuntu avuga ibintu cyane cyane nkamwe muba mufite umwuka w'ubuhanuzi, bamwe bakabifata nk'ubutekamitwe cyangwa kurimanganya,
mu by'ukuri wenda nubwo tutavuga ngo ibyo wavuze ibi n'ibi ese byagezweho n'ibi bitaragerwaho n'ibi, ariko duha ingero nibura nk'ebyiri cyangwa eshatu utubwira uti ngewe navuze ibi dore ibimenyetso byabyo, dore navuze ibi dore ibimenyetso byabyo, kugira ngo wenda nudukurikira niba atanabyumvaga atanabitekerezagaho cyangwa se wenda n'icyo kiganiro atarigeze acyumva, niba uragira amakuru kuri icyo kintu avuga ati ko kumenya bya bintu umwuka w'Imana ukora. Njyewe ni urugero nigeze kuvuga nshingiye ku kuri kandi nshingiye no ku mwuka uturutse ku Uwiteka niyumvagamo. Ndavuga nti umwaka wari umwaka ushize wa 2022, mvuga nti uyu mwaka wa 2023 haraza gutangira kugaragaramo impinduka mu karere turimo ndetse n'imbere mu gihugu cyacu. Muri make yashaka kuvuga ko ubuyobozi buzagamburuza, ubwo mbashaka kuvuga ubuyobozi mukuri guca muziko ni guke, buzagamburuza iyi leta dufite. Ibimenyetso byabwo bizatangira kugaragara muri uyu mwaka wa 2023. Nanone nkora ikintu cy'isesengura ndi kuvuga ko Abanyarwanda ibiri ibyiza tutakomeza gusuzugura abaturanyi bacu cyane cyane b'abakongomani, kuko amaherezo burya ngo na nyina wundi abyara umuhungu, sibyo? Nabiganishaga mu mujyo mvuga ko haramutse habayeho gukomeza gupinga no gusuzugura abakongomani nkuko byari mu myaka yashize, mu gihe kizaza ntabwo byazatubera ibintu byiza, ntabwo byazatugirira umusaruro. Ibyo bintu nagiye mbigarukaho mu mwaka wa 2022. Mu by'ukuri ntabwo byagaragaraga ko icyo kintu gishoboka, ariko ku iyi nshuro iyo uri kubireba wasangaga mu ibyo bihe hari ukuntu abakongomani babasha kwitwara kutari kwiza mu buryo bujyanye na politiki n'urubuga rwabo ku ntambara, ugasanga ntabwo bitwara neza. Birasaba ko bajya gutabaza igihe batewe, bajya gutabaza abandi kugira ngo baze babahurure. Ariko ku iyi nshuro biragaragara ko ubushobozi umukongomani yiyumvamo bwo gutsinda intambara arwana mw'ibi bihe turimo, urwego agezemo ntago mu by'ukuri ntago ari urwo guhangana, ntago ari urwo revo ariho, ntago ari yo guhangana n'u Rwanda, kuko n'ubundi cyane cyane abantu ibihugu biri muri aka karere k'ibiyaga bigari, nubwo akenshi na kenshi bishobora guhangana hagati yabyo, bikagaragara ko biri guhangana hagati yabyo, ariko umwanzi nyirizina, umwanzi wabyo ntago aba ari byo hagati yabyo, ahubwo ubisopanya. Rero ku rwanjye ruhande Kongo nkuko nari nagerageje kuba nabyerekana nabivuga mu icyo gihe bitagaragariraga buri muntu wari we wese, Kongo ubu ifite ubushobozi, iri kugana mu bushobozi bwo guhangana n'umwanzi uyiteranya n'ibihugu cyangwa se n'abavandimwe bayikikije. Ubushobozi iriho ntago ari ubwo ntago bukiri ubwo guhangana n'urwa cyangwa se na leta yacu muri makeya. Ari nacyo nshaka kugaragariza na leta yacu muri makeya n'Abanyarwanda muri rusange. Umwanzi dufite utuma tutagera ku migambi yacu nkuko tubyibwira, benshi twabye cyangwa se tunabibwirwa. Ntago ku rwanjye ruhande ibibazo dufitanye na Kongo ntago ari ibibazo duterwa na Kongo nyirizina, ahubwo ni ibibazo duterwa n'umwanzi wakomeje gushegesha igihugu cyacu, atoroheye n'ibihugu by'abaturanyi byacu, twese adukubira mu gatebo kamwe kugira ngo atugenze uko ashaka. Ngiye ku rwanjye ruhande mpamagarira Abanyarwanda na leta yacu kumenya gushyira amaso ku migambi ya leta y'Ububiligi, bagashyira amaso ku migambi y'amadini, cyane cyane harimo Kiliziya Gatolika. Abo nibo navuga ngo nibo banzi dufite batuma tutagera ku neza y'igihugu cyacu nkuko ibigomba kubiri.
kuko nubwo abanyarwanda benshi bakunda kugaruka kuvuga ngo Kongo ifite ubutaka bwacu, Kongo hatuye abanyarwanda bakase ibipare, ariko ntago ari Kongo yabikoze, ahubwo byakozwe nabo ngabo ku bw'imigambi bari bafite, bari badufiteho, kandi byahereye kera bakigera kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Ngira ngo byadusaba ko tunyurira abanyarwanda muri makeya uko byagiye bigenda. Rero bakoresha kiriya kintu kugira ngo baturangaze, twe kumenya ko ari bo babikora, ahubwo dukomeze kurangarira ngo dufitanye ibibazo n'urugero na Kongo, ejo tuzagirana ibibazo n'Abarundi, ejo usange twabigiranye na Tanzania, ejo twabigiranye n'Abagande, ariko ari umuntu umwe ugambiriye kutuzubaza kutugira inzanga kugira ngo dukomeze dukurikirane umwanzi wacu tumushakira aho atari. Umwanzi wacu rero cyane cyane ku rwange ruhande, umwanzi wacu twatumbira ku rwange ruhande ni leta y'Ububiligi ndetse na Kiliziya Gatolika n'abayifashije mu kugira ngo bakomeze gusikigingiza imigambi myiza irushije kuba myiza y'abanyarwanda muri rusange, n'abayobozi babo bagiye babaho mu bihe bitandukanye. Hanyuma uti nari nabikomoje muri 2022 uti kuri ubu ngubu bisa nkaho biri kuba amaherezo yabyo ubona ari ayahe? Byanga bikunda icyozi cyo amaherezo yabyo nuko ukuri konyine ariko kugomba kwimikwa mu banyarwanda, akaba ariko kurangaza imbere abanyarwanda, atari abanyarwanda gusa ahubwo n'akarere muri rusange dutuyemo ndetse na Afrika ndetse n'isi yose, ariko biturutse imbere mu gihugu cyacu. Hagomba kwimikwa ukuri guca muziko, kubera ko buriya ukuri kugiye gutandukanye. Hari ukuri kwagereranywa n'ibyatsi bisanzwe, ubundi ukuri ni nk'amabuye y'agaciro kugeragereshwa umuriro. Hari ukuri rero kumeze nk'ibyatsi, hakaba ukuri kumeze nk'inkwi, hakaba n'ukuri kumeze koko nk'amabuye y'agaciro. Uko kuri kumeze nk'amabuye y'agaciro kukaba ariko butunze bw'abanyarwanda, niko kugomba kwimikwa, akaba ariko twese tugendera kukatubera itabaza, akaba ariko cyane cyane guturukamo n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda hagati yacu, ndetse kukaba ariko kubyara ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda n'abaturanyi babo. Kubera ko impamvu zo kutavuga rumwe, zo kutiyumvamo abaturanyi bacu, zo kutiyumvamo natwe ubwacu nk'abanyarwanda dusenyera umugozi umwe, bituruka ku kudaha agaciro cyangwa se kutamenya ukuri, n'abakumenya ugasanga ntabwo bari kuguha agaciro. Ariko nibyo nakomeje kugaruka, hongeye ku rwange ruhande, ndashaka ko dufata nk'iminota yenda nk'icumi-15 tugasobanura uko kuri nyakuri kugomba kugirira umumaro abanyarwanda kurenza ibindi ibyo ari byo byose tuyoberezwamo. Kuko abanyarwanda ku ijanisha rinini muri miliyoni 10 na zingahe dufite, uramutse ubabajije uti umwanzi w'igihugu ninde, ku yinshuro bakubwira bati umwanzi w'igihugu cyacu ni Kongo, cyangwa se ni guverinoma, ni leta ya Kongo, sibyo? Nanone wabaza ati umwanzi w'igihugu cyacu mu bihe byashize, mu myaka yashize, umwanzi w'igihugu cyacu yarinde, bakakubwira bati umwanzi w'igihugu cyacu ni ubuyobozi bwari buyoboye igihugu mbere y'umwaka w'1994. Nyamara wajya gushishoza ugasanga abanyarwanda bari kubona ibyo bavuze ni ibikoresho, navuga ngo ni ibikoresho by'umwanzi w'igihugu cyacu wa nyawe. Ariko nyirizina abo bari kuvizaho, bari kunomaho si umwanzi w'igihugu wa nyawe, ahubwo bari kugaragaza ibikoresho umwanzi w'igihugu cyacu wa nyawe akoreramo. Ku rwange ruhande rero twafata nk'iminota nka 15 kugira ngo ndusheho kugaragaza uwo mwanzi w'igihugu cyacu uburyo akoramo n'icyo agambiriye ku gihugu cyacu. Birasaba ko njya mu myaka yahahise nkabikora nihuse, muri make ndahera mu mwaka w'1900 igihugu cyacu uburyo cyari giteye mu iyo myaka, nta mwanzi n'umwe muri aka karere dufite k'ibiyaga bigari dufite turimo, nta mwanzi washoboraga gukoma imbere igihugu cyacu nk'uruntu
rwanukaga hagati y'abasogokuruza rwaje kuvamo intambara yo ku rucunshu. Uwo niwe mwanzi mubi u Rwanda rwari rufite, umwuka wo gusopanya wo kutumvikana hagati y'Abanyarwanda n'abandi. Noneho haje kwiyongeramo undi mwanzi uturutse ku mugabane w'Uburayi, cyane cyane ari bo bakoroni na Kiliziya Gatolika. Uburyo baje bakoramo, baje bizeza Abanyarwanda ko batuzaniye ibyiza bidashyikirwa kugira ngo turusheho kugana mu cyerekezo cyiza. Niko berekaga Abanyarwanda basogokuruza bacu b'icyo gihe. Basogokuruza bacu nyine barabakira kuko nka Kiliziya Gatolika yakiriwe mu mwaka w'1900, yakiriwe n'umwami Musinga. Musinga yakiriye Kiliziya Gatolika yabanje kwakira n'abakoroni, ariko yiyumvamo ko nkuko babimyijeje bazaniye ibyiza igihugu cye. Amajije kubakira, haciyeho imyaka itari munsi ya 20, atangira kubona ko bari kumwambura ububasha mu gihugu cye, kandi bari kubwambura n'Abanyarwanda, kumutesha agaciro mbega kugira ngo bigarurire byose. Afata umwanzuro wo kubamagana bitewe n'uburyo yabarebaga. None afashe umwanzuro wo kubamagana bitewe n'uburyo yabarebaga, bafata uwari umuhungu we, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Kubera ko umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa aho mw'icyo gihe yaragezemo ntabwo yari akivuga rumwe na se Musinga. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwami Musinga acibwa mu gihugu, ariko bagaragariza Rudahigwa ko bagiye kumwimika kubw'ineza no gukunda igihugu cye bifitemo. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yimikwa na Kiliziya Gatolika ifatanije n'Ababiligi. Ntabwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yigeze yimikwa n'Abanyarwanda. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yimitswe ahari muri 31 niba ntibeshye, aza koko avuga ngo agiye gukorera igihugu cye n'Abanyarwanda bose muri rusange. Ariko kubw'ineza yarafite ku gihugu cye, yashaka kugeza ku gihugu cye, ntibyatinze mu myaka yakurikiye yatangiye kunyuranya ubushake bwe imigambi ye ku gihugu cye, yatangiye kunyuranya niyo bamwimitse aribo Kiliziya Gatolika ndetse n'Ababiligi. Noneho ku buryo Ababiligi batangiye kumusaba bati, twegurire igihugu ukidushyire mu biganza, tugikoreshe ibyo dushaka, kuko biragaragara ko wowe n'abakubanjirije iki gihugu cy'u Rwanda mutakiganisha mutagiha umusaruro ufatika nk'uwo dushakira igihugu cyanyu. Muri makeya baramukomvetse bitewe n'ububasha bamurushaga, bari batangiye kumuteranya n'abaturage, baramubwira bati ugomba kuduha igihugu. Nawe arababwira ati mugomba gutegura umunsi igihe runaka nyine cyo kukibaha. Byaje kugera mu mwaka wa 46, mu mwaka w'1946, bari biteguye ko Rudahigwa agomba kubaha igihugu, agomba guha igihugu Ababiligi, akagiha Kiliziya Gatolika. Muri makeya ubwami bw'u Rwanda abantu bakomoka ku ngoma ya cyami bagakuraho, igihugu kigasigara kiyobowe na Kiliziya Gatolika n'Ababiligi. Ariko baje gutungurwa mu birori byari byateguwe, ngira ngo hari mu kwezi kwa 11, ntabwo nibuka neza. Mu birori byari byateguwe by'uko umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa araza kwegurira igihugu cyacu, akakegurira Kiliziya Gatolika, akakegurira n'Ababiligi. Ahubwo baje Ababiligi na Kiliziya Gatolika baje gutungurwa Rudahigwa akeguriye Yesu Kristo, umwami usumba Kiliziya Gatolika akanasumba nabo Babiligi. Muri makeya byarabatunguye, birabatangaza ku buryo no mu myaka yakurikiye, bigeze mu mwaka wa 54, kubera ko Rudahigwa yari yabonye ko igihugu cye kitakiri mu biganza by'Ababiligi, ko yari gikuye mu biganza by'Ababiligi na Kiliziya Gatolika yagishyikirije Yesu Kristo umwami nk'uko bamumwigishije. Mu mwaka wa 54 atangiza inkubiri yo gushaka ubwigenge bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyine. Mu gutangiza iyo nkubiri ashaka ubwigenge bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, yashakaga ko igihugu cyacu cy'u Rwanda kiva munsi cyangwa se kiva mu biganza by'abakoroni aribo Babiligi, ndetse kikava no mu biganza bya Kiliziya Gatolika aribo bavugaga ko bahagarariye iyobokamana imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko abakoroni na Kiliziya Gatolika baza kubona ko ubwo bwigenge umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nabugeraho, bazata agaciro
bazata agaciro imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu karere ko ibihugu bizatangira kubanyuzamo ijisho ko n'ubundi nta kintu bari bamaze gifatika. Noneho bafashe umwanzuro, abakoloni na Kiliziya Gatolika bafashe umwanzuro wo kuburizamo imigambi y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Rudahigwa niwe wa mbere niwe mwami washakaga independence y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ashaka ubwigenge bwacyo, nyine igihugu cyacu kikigenga. Ariko kugira ngo atagera ku migambi ye bakazabura byose nk'ingati imennye, abakoloni b'Ababiligi bafatanyije na Kiliziya Gatolika bahagurukije abantu batavuga rumwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, aribo batangiye kuvuga ko u Rwanda rukeneye repubulika na demokarasi. Aribo cyane cyane ba Rworetse Kayibanda na Bagitera n'abandi. Abo ngabo Kiliziya Gatolika n'Ababiligi babahagurukije kubera ko babonaga ko igitutu bari gushyirwaho na Rudahigwa naramuka ageze ku migambi ye, Kiliziya Gatolika akayo kazaba gashobotse, imuhagurukiriza icyo bita opposition itagomba kuvuga rumwe nawe. Mu by'ukuri abo bavandimwe aba Kayibanda narimbise abavandimwe nabo bita ngo ni ba data cyangwa se ni ba sogokuru, bahagurutse bashaka ineza ku gihugu cyabo. Ariko mu by'ukuri ineza bashaka ku gihugu cyabo ntago bamenye ko aba bahagurukije ari umutego babateze, nkuko nabo babahagurukije ari umutego bateze umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Igihe cyarageze umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa kubera ko babonaga ko badashobora kubona ubwigenge, badashobora gutanga ubwigenge mu buryo bunyuranyije n'ubwo Rudahigwa yashakaga, aramutse agihari badashobora gutanga ubwo bwigenge ngo buhabwe agaciro, bashatse buryo ki bamwikuraho nyine, baramwica. Ku rwangi ruhande nyine n'ubwo bavuga ngo yaguye i Burundi, ariko bigaragara ko byanga bikunda mu rupfu rwa Rudahigwa harimo akaboko ka Kiliziya Gatolika n'akaboko k'Ababiligi. Noneho mu by'ukuri bahita bafata babandi baharaniraga repubulika harimo Kayibanda na bagenzi be, baravuga bati mu mwaka w'1961 na rimwe ni na kabiri ahari, ntabwo byibuka neza, baravuga bati u Rwanda rubonye independence, rubonye ubwigenge. Ariko ubwo bwigenge ruhawe abaharaniraga ubwigenge bw'u Rwanda ntibamenya ko ubwo bwigenge babubonye buvuye mu biganza bya Kiliziya Gatolika ndetse n'Ababiligi, kandi aribo mwanzi nimero ya mbere yababanjirije ubutegetsi bwabo ngabo. Mu by'ukuri rero ntago basesenguye ngo bamenye ngo ubu bwigenge tubonye, iyi independence tubonye ifite agaciro kangana iki, tuyibonye ivuye mu biganza byande, kuko bumvaga ko ntako bisa kuba babonye ubwigenge. Mbega icyo bapfaga n'ubwigenge, ariko ntago basesenguraga ngo bamenye ngo uguhaye ubwigenge abuguhaye nkande, abuguhaye agamije iki. Niyo mpamvu tugiye nanone mu makuru abahishwe abataragarutsweho, bitewe n'uburyo abantu bo ku ngoma ya cyami bakurikije uburyo Musinga yananije abakoloni akananiza Kiliziya Gatolika bakamuca, bagakurikiza uburyo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yananije Kiliziya Gatolika akananiza abakoloni, nawe bakiyemeza nyine kumwica. Noneho bimitse repubulika bagambiriye kurimbura ingoma ya cyami, kubera ko babonaga ko abana cyangwa se abantu bava mu bwami bw'u Rwanda amaherezo bageraho ntibabyumve kimwe, ntibemere guhakwa, ntibemere gupfukamishwa na Kiliziya Gatolika cyangwa se ngo bapfukamishwe n'abazungu n'abakoloni. Muri makeya abakoloni bafata umwanzuro wo kwiremera ubundi butegetsi bushya imbere ku butaka bw'u Rwanda bagomba kwigenzurira. Ariko mu by'ukuri nabo bakayibanda bamaze kugera ku butegetsi, baje gusanga ubutegetsi bahawe n'abo ngabo atari ubutegetsi bw'umudendezo nk'uko babushakaga. Mbega kwishimira intsinzi yo kugera ku bwigenge byabaye iby'igihe gitoya, kuko igihe cyarageze babona ko abakoloni bakoresheje imipango yabo kugira ngo abo babonye ubwigenge, abo Rworetse Kayibanda batazaramba muri ubwo bwigenge.
muri makeya biba bisaba kugira ngo tumenye amateka y'igihugu cyacu kugira ngo dusobanukirwe n'ibibazo tugenda tugwamo. Hanyuma ibyo ngibyo bihuriye he n'ibyo u Rwanda ruri gupfa na Kongo kuri ubu? Muri makeya urabona u Rwanda rufite ibibazo byo kuvuga ngo Kongo yatwaye ubutaka bw'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri Kiliziya Gatolika ifatanije n'abakoloni harimo n'abo Babirigi, aho mu nama yabereye i Berlin ntibuka mu mwaka neza, nibo bicaye hasi bakata imipaka y'Abanyafrika uko igomba kugenda bashiguka igice kinini cy'ubutaka bw'u Rwanda cyashyizwe kuri Kongo. Rero mu by'ukuri Abanyarwanda nubwo twagirana ibibazo na Kongo tuvuga ngo Kongo yadutwariye ubutaka, tuba tugomba kugirana ibibazo n'abatanze ubwo butaka bwacu, kuko babutanze kuko bashaka gutatanya imbaraga n'imyumvire irushijeho kuba myiza, imbaraga n'imyumvire irushijeho kuba myiza by'Abanyarwanda. Ntabwo baba bashaka kudutatanya, mbega gutatanya imbaraga zacu muri makeya n'ubwenge bwacu kugira ngo turebe aho ibyacu bire, ariko tutareba uwabihashyize uwo ari we. Kuko Kongo uko imeze nta bubasha yagize ngo ize yikatira igipande cyayo igishyire ku butaka bwayo. Ubwo bubasha ntabwo yagize, ahubwo ububasha bwagizwe na ba bakoloni bugirwa na Kiliziya Gatolika yabihaye umugisha. Icyo gipande tuvuga cyacu cyagiye kuri Kongo kijya kuri Kongo ariko bitagizwemo uruhare na Kongo, cyangwa se bitagizwe uruhare n'umunyarwanda waje ngo aba ari utanga icyo gice agishyira kuri Kongo. Ahubwo Kiliziya Gatolika n'Ababirigi nibo bantu cyane cyane babikoze, kandi na n'uyu munsi bo turacyabafata, Kiliziya Gatolika n'Ababirigi bo turacyabafata nk'inshuti, nk'abadafite uruhare mbega muri makeya rw'ibibazo twakomeje tugira twebwe nk'Abanyarwanda, twebwe nko muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ku rwange ruhande ndushaho gufata igihe cyo kubisobanura neza, ntago nabibwiye Abanyarwanda nk'uko bisanzwe nyine mfite chaîne yanjye igira neza Eric, niho ndushaho kubisobanura neza buri kimwe cyose mbega mba ntabasha kuvugira hano cyangwa se ngo ngisobanurire neza ku iyo chaîne igira neza Eric, niho mbasha kubisobanurira neza kugira ngo birusheho kumvikana, cyangwa se n'igihe twabonye umwanya nkaza hano tukarushaho gufatanya no gusesengura no gusobanura ibibazo bikomeza kugenda byugariza igihugu cyacu kugira ngo birusheho gusobanuka, tumenye icyo gukora cyanyacyo gusumba ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Urakoze cyane Eric, buriya wenda twizere ko abo bantu baza no kugushyigikira bakanda subscribe, ariko nyine wenda nkuko nabivuze tuzabigarukaho mu kiganiro. Hanyuma ukomoje kuri Kongo kugeza uyu munsi nkubiri iriyo, ari na kimwe mu ntandaro zituma ishinja u Rwanda kuba inyuma ya M23, nuko nyine ngo M23 ikeneye kuba yatuzwa hariya cyangwa kuhatura, ariko bikaba bitumvikanwa, bikaba bitavugwaho rimwe, ubwo nabihisha muri za nyungu zabo za politike. Ubusabe bwa M23 buramutse bwemejwe cyangwa se nyine bemerewe ubusabe bwabo, wowe ubibonamo ikihe kibazo? Njyewe ku rwange ruhande uko mbibona, Kongo ifite umwanzi ushaka kuyitera icyuma mu mugongo, ariko kugira ngo yahuranye umutima nama wayo, sibyo? Kongo uko nyibona ifite umwanzi nk'uwo yahoranye, ariko nshaka kwereka Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ndetse n'Abakongomani ko umwanzi wa Kongo ntago ari u Rwanda, umwanzi w'u Rwanda ntago ari Kongo, sibyo? Ahubwo uri inyuma utera biriya bibazo byose ari wo mukoloni, siko? N'abantu batarabo kwizerwa dufite ari bo cyane cyane abo bantu bavuga ngo hagaririye iyobokamana, harimo Kiliziya Gatolika cyane cyane niyo mfatiraho, kuko niyo ifite umurindi urenze wo guhindura Kiliziya Gatolika ifite ububasha bwo guhindura injiji Abanyarwanda, igahindura injiji Abakongomani, yereka ko ariyo ifite iyobokamana ryabo mu biganza byayo, ariko mu by'ukuri ifite indi migambi iziranyeho n'abagashaka buhake bayo bayihetse. Muri makeya M23 iramutse ihawe buriya busabe iri gusaba, yenda se bayiha kujya muri guverinoma ya Kongo ikabonamo imyanya, cyangwa se bakayiha kiriya gipande cya Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru,
tayari ku rwange ruhande uko mbibona umwanzi nyirizina wa Kongo yabonye uburyo ayitera icumu akahuranya umutima nama wayo cyangwa se mbega ni mwuwo mujyo kandi icyo nagaragaza neza nuko bitatinda kugaragazwa ko nubwo na M23 yaba ihawe ibyo yasabye nayo ntago ni ikibazo kigiye gusa ntago byatinda kubona ko ibyo yahawe ababigizemo uruhare kugira ngo ibihabwe nabo ari umutego yari itezwe muri makeya abanyarwanda cyangwa se abantu muri aka karere k'ibiyaga bigari tubayeho twicuza kubwo kutita ku mateka y'ibyo umwanzi yadukoreye twibwiraga ngo ni ibyiza nyamara atugambiriyeho ibibi birenze kuko tubona uburyo nko mu mateka yacu uburyo ibintu byagiye bizurungutana bakavuga ngo nkuko ngo baduhaye ubwigenge muri za 60 ariko ubwo bwigenge bukaza na kabiri bikaza kurangira ubwo bwigenge buvuyemo ko ababuharaniye bicwa bose uhereye muri 73 noneho bikaza kurangira n'abavugaga ngo ko bari gushaka gushyigikira amahoro kugira ngo u Rwanda rujye ku murongo bikaza kurangira tubemereye kutwibwira ko ari amahoro bari kudushakira mu mwaka w'1994 bikaza kutuviramo jenoside yaje gukorerwa abatutsi muri uwo mwaka kandi ikarimbura imbaga itagira ingano mu gihe twebwe nk'abanyarwanda twari twiteze amahoro muri make rero ni ikitonderwa kuko nubwo abanyarwanda twaba dushaka ibyiza tumeze nka wa mwana ushaka ibyo kurya utegereje ibyo kurya ariko yabona umuzaniye isahani hariho ibyo byo kurya wa mwana akarangamira ya sahani nyamara ntamenye ko wa wundi umuzaniye isahani ikiganza kimwe gifashe isahani ariko ikindi kiganza kije gufata mu ngoto kugira ngo kinege wa mwana gite hari rero natwe nk'abanyarwanda natwe nk'abatuye aka karere k'ibiyaga bigari amahanga cyane cyane bagashaka batugaragariza ko badushakira ineza iyo neza iri mu kiganza cyabo kimwe turayireba ariko ikindi kiganza cyabo gifashe intwaro yo kuturangiza mu gihe twahugira kuri ya neza icyaba cyiza rero nuko twakishakira tukarya ibyo twavunikiye tukishakira ineza iturutse muri bagenzi bacu no kumvikana hagati yacu bwacu ariko tudategereje ngo tuzabona ineza iturutse kuri abo banyaburayi buriya ndashaka kubwira ko abanyarwanda batagomba kujya bavuga abakoloni basize n'amadini yabo kuko byose binganya ububi n'imigambi mibi ku banyarwanda ndetse n'akarere dutuyemo yego urakoze cyane nanjye kubwira ngo niyihe nama utanga ku banyarwanda ndetse n'akarere muri rusange ariko numvisha ubikomojeho hanyuma mu munota umwe dusoza wumva ibyo byakorwa mu buhe buryo kugira ngo abanyarwanda n'abakongomani muri make mu karere dufate umurongo muzima yego muri make birasaba ko abanyarwanda birasaba ko twiringira Uwiteka wenyine kuko mu by'ukuri Uwiteka niwe ufite ububasha no gutunganya ibintu byose ku rwego rushyitse rukwiriye kwiringira Uwiteka bivuga kutagira igikorwa ubwo nyine nicyo gihe cyo gukora ko impamvu nk'ubu ngubu muri iyi strategy u Rwanda rwacu ruba ruri gukoresha guverinoma yacu biri gukoresha ndetse na Kongo uburyo strategy ibiri gukoresha babikoresha bakurikije ibyiringiro bari guhabwa n'urugero na leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi bakomoka mu miryango ikomeye igenga ibihugu byacu nyine siko bakora bakurikije imigambi abo ngabo bagashaka leta zunze ubumwe za Amerika ifite ku gihugu cyacu kuko n'urugero nka Amerika irahaguruka ikavuga ngo irashaka impinduka mu gihugu sibyo cyacu cy'u Rwanda urugero bakaba bavuga bati turashaka ko nka perezida wa Repubulika atongera kwiyamamaza ngo abe yayobora igihugu nanone barashaka ko bamusimbura noneho ugasanga na byita strategy u Rwanda rugiye kugenderaho kuyigenderaho bitewe n'ibyiringiro ruri guhabwa na Amerika kandi Amerika mu by'ukuri nayo iri munsi y'ibitekerezo by'Imana rero twebwe ku rwanjye ruhande ndashaka ko
nahamagarira Abanyarwanda, mpamagarira na leta yacu ko tugomba kugendera ku byifuzo no kwiringira Uwiteka, apana kwiringira Amerika, tugakora igenamigambi, tugakora ibikorwa dushingiye ku bushake bw'Uwiteka, apana ku bushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se undi muntu uwo ari we wese twibwira ko akomeye hano munsi y'ijuru. Reka tugushimire, wakoze cyane. Murakoze cyane, nakagaruka. Reka tubashimire namwe nyine mwakurikiye ibiganiro by'Umwenegihugu Official. Reka tubifurize ibihe byiza, amahoro y'Imana abane nawe.